udukoni tubiri ndimo ndatubona koko sivugishije ukuri koko wose uratwite hano wongera ubimbwire reba hano wongera ubimbwire ese ubu none cyo umwana uri kumve bari umwana wande mbobo twe turayizi hari ahantu wayerekanye umuziye none se nyine kumbwira iki nkawe kumbwira ukuntu agatuza kabaye ndebera nta nubwo wagira n'amavuta aracyakufata yewe ubundi kubyibaza uburyo baba gutenda gusa ubu warebaga he wari uri mu biki nyine wari uri mu biki wikifatika uri muri arasiri muri ayo gatera imana agahinda kuki gusambana ureba hehe wigize impunza gusa ngo bimeze bite ibyo numvishije ni mu nzozi ngo niki ngufite ngiki niyo ndubatse inshuti yanjye ndubatse niba wubatse se nyine wagiye gushuka uyu mwana ushingiye ku ko numva se wenda kumubwira kuri telefone ra kereka nkubonye arakungesa akira ijoro bitabaye ibyo ndaje njye kuririmba unarifata akiyendeka tetebye ngiye kwa mukuru wanjye yega rwazi nkurwazi iki ni malariya urwayenze ngo izatirira iminsi niba umaze kwaritemu ni igiti urwaye uje ahangaha gutindika ahangaha abonye ushaka kuba mu rugo rwakunda reka nambare imyenda reka nteremo imyenda ubundi nze tugendere ijoro urajya kunyereka uwo muhungu ahaba ibyo byo kumpurakinga ngo ari hanze simbyemeye. Hello guys, welcome kuri Ufite Igitekerezo Cg. Niba ari ubwa mbere ugeze hano nagushishikariza gukora subscribe kuko kuri nta bunguri haba kandi nawe wayikoze turagushimiye cyane ku support waduhaye. Mbibutsa yuko comment zanyu tuba tuzikeneye, likes zanyu zirakenewe ndetse mujye mudukorera na share, imana izajya ibahumurisha cyane. So rero ubu ngubu ahandi ni kwa sister wanjye mageze bwije kubera prank tugiye gukora ni ibintu nyine birenze. Iyo nza ari ku manywa hari ntabwo byabagira imbaraga, ariko ko ari nijoro asa ubundi kugaragara rida. Dore imizigo napakiye ubu ndahukanye ngiye kwa sister mwikibaza ngiye kuba n'ibiki. Ndabashishikariza kugira muze mubane nanjye kuri Ufite TV show mwirebera ibigiye kuba, gusa gake naberekamo muraza kumenya ibiri bube. Ako nitwaje nakangaka kuko sindakabika hehe kije cyako kitaragera kureka muri bar noza kugakora umva sister wanjye azikonje kumusura bisanzwe nkuko njyanza kumusura, ariko amusura nkataha. Rero ubunzanye n'imizigo mwereka ariko nta gutaha guhari, nta gusubira inyuma guhari. Niba rwari ubwoba afite noneho na baga yanjye ubazi ko rwose nta gutaha guhari. Ahita ambwira ati se we kuzuye n'ibikapu iri joro byayo kuko niyo nara nambara imyenda yiwe. Rero ubu ngubu aribaza ikintu kinzanya n'iyi mizigo. Nagushishikariza kuza kubana natwe kuri Ufite Igitekerezo ngo urebere ibigiye kuba. Tugendera making sure yuko atakubona. Ndavuganye na bro yambwiye yuko ari mu cyumba aradusanga twicaye muri sale. ndabona setting zana atari bomba ndabona gukora abantu babonye ukuntu banutse cyane ukaza nabwo bamukuru wawe nkora hari abavandimwe muzi bakajya baserera ibyo bingira umwana mubi njyewe n'umwana mwiza kuki abantu buntuka nagiye kumwubakira rimwe uyu munsi aranyica muvuga ko ikunda uyu munsi muramubona ngiye mbe setting aha ngiye kari mu cyumba we mugira ikibazo araza n'indi twamaze kubikora byo yandabiye. Mamma mia! Rero guys, nkuko mubibona namaze kuhagera ndicaye karibu nayihawe. Bro wanjye niwe waje gukingura bamuza kuri ibintu by'amakamera ntabwo ashaka kujyamo, niyo mpamvu twongeye kuyereka nicaye. Ubu narindiriye ndindiriye sister nyine kaza ukareba ibigiye kugira ngo gusa mfite ubwoba arangikira kutari n'ukundi mu mutima wawe anyumve wambaye n'agatima. Niba nkwiye tugomba kuza kunyuza
Neza barwanyisha se ntibanyica buri mbere kuvuga gise katari kutebuka ahubwo ubwo bafite ko burangira reka mpamagare kuri telefone bwa tekinike kari kunyunza nahageze sibyo abana bari abana batangira umupira bazi ko ndi kumara telefone y'isona hano gusa ko nicaye hano hafi na kane mirongo ingahe niba narabashyizemo mushaka wambwire n'umutaka yo Kita Nabi urayihiga reka ni ikintu cyambabaje mu buzima niko nayabona birashyamo nkaje byari uza kwizera ntabwo yakubwiye ntabwo nzambwira urabona nk'ibintu nicaye gutyo showa menya ko tugomba ko nsubira kujya kumubitsa muri serivisi yabereye mu bice nanjye ku gasate ntabwo nabisinziriye kandi wumva nararwaye nahende n'umuntu kwipfira urwaye iki se kandi wowe uri kumva bakunda kuvuga ko amagiripe wonisha washatse se wasibite upfuye kuri farumasi naciye nabi gusa uri buze koroherwa gripe se ko zateye muri iyi minsi imva nayo bimaze iminsi turwaye ariko ngewe ntibagenda bishira bisaza nyine umeze gute se hano ko watuje we yego ko mwana ngo turatuje nyine twibera gutya nta bintu byinshi dushaka kwiteza kuzana guteka bibi mbona ko neza ibintu byose niba kubyakira bitari kwamaze kuyinywa wayibura shaka cyo kuri gripe zifatiranye zitari zakara biba biragufasha none se kutifubitse neza ko nanga gripe bivuze yuko nigomba kubona nyine nzi ko abafite imbeho bakabaye wifubitse ahubwo nanjye arashaka nifutse ariko bajya bavuga ngo kwica sitira bakitwa n'amasohoka none se ko bajya bavuga ngo ari njye nawe nciye mbona bikorera gusa nubwo munyakira ibyo aha inzara yawe ndayize mutajya ubyibuka aha iyo wabyibuka se bikumariye iki birakimariye cyane ubona njye nari igisore njye kuba muzibuka nkawe umva mfite akaje ahangaha reka ariko muzimana ndabizi ko ari ibintu byawe ibintu byawe ko wireberwa gutyo izo roza zawe njyewe ziri ntabwo ngiye kandi ubonye mba nkeneye gura hasi ariko ijambo twari tugukumbuye biri seri ese niba uko yarijyanye ako nzamubanya ejo mu gitondo ubundi niwe muntu uvuga numva uzamubona ntabwo ushyiramo amazi reka 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 kuguha amazi kubera cyangwa ngira ngo wondo ntutore cyangwa ubyibuhe nyine siko ari kunserereza ngo ndabyibushye nanjye mbataka kubyibuha agasukari kenshi mu mubiri ubyibuhe mbere ariko ntabwo wari uri hano kumwe nawe usina nawe kakubwere size nakubwira nibereye kuri cati mu cyumba ahantu nahoze ntabwo uburyo wagiye gusiga mu makeup usohora bagiyeho yego ko mana ibyo si byo niba nkabira kureba
Nageze umugabo wawe biyambwira ikibyo birandeba umugani wawe birakureba ahubwo ese bimeze bite andi makuru? ese namakare ko yamamagara umbwira ngo ari gushaka amavuganye twabikuvugana yambuze kubera ko nanagiye ahantu ku mwanya washize twabavuganye nanjye nabonye ko yari yambuze. bakambaza ko mwabaye kandi nini cyane nasanze yambuze mama se abagiye kukubwira iki mumeze mute umwuzukuru ameze ate iki n'iki ni ibyo ngibyo iyo yabuze abantu kaba kabaye ahubwo namubwiye ko ndwaye nandika kumubwira ngo atirirwa amamagara cyajya ubwiza kuri mama wawe ese ubwo yumvishe wenda ari ikintu kibi cyakubayeho urembye nyine kurushaho utari wamuteguje bamenye ko urwaye izo gripe nizo zigiye kunyica ntabwo uzi indwara ziri iki gihe bro zirimo zirurika abantu ko zigiye kunyica n'udutwiriwe ndetse hari icyorezo ko kovide twayivuyemo ibindi byaza ni ibihe ubu tumeze neza tubishima imana kovide yarasize amahoro witwa n'ibindi bigiye kuza ko batangaje uri hano cyangwa gutekereza mu kazi akazi udakoze urananiwe se kugusabira uryame byakumbura nawe uri umwana aratuye nawe niba urwaye ndabyumva njine ariko ntabwo ari ibintu bikaze nyine byatuma uba bowadi wigire ngo ntarwaye se njye ntabwo nzikirutse simvuye ku miti ibyo ngibyo bafatire gahita biza gukira vuba pe ni ibintu biri simple cyane rero tuzi kuri ayo igihe kiba haba hahiye ko turi hano tugiye ikibazo nana nyine turananiwe mani ubwira niba unaniwe tuzagira rero kuko nyine nananze ntabwo ari ndi kubona aka kanya niba mbona uri n'ibikapu aho ngaho harimo mashini harimo iki none nanjye ibikapu ndabonera mukabaza ubuzima bw'amashuri kugira ngo nk'umwenda mubona ko ari imyaka uraturaza cyangwa uzamara iminsi duserebure no kuba njenje oya se wowe nzire baratureba ujuje kuba njenje heza kwa mukuru wanjye cyangwa ntabwo mubyemerewe bajya baca umugani abanyarwanda basanzwe barawuciye nanjye ntabyo nta bihanga bibiri mu nkono imwe urabuze ukansura ukahari gusa ibintu byo kubyisha uje hehe umugani uza n'inge nawuciye ntanushaka nakira oya se wikirizo puranka zawe narazihazi cyangwa puranka ko nzikinira mu rugo ndabizi ko ariho uzikinira nta n'ibirenze ariko niba wikinira izo buroke zizanye barize se wazishyize hehe nsanga niko kazi mbese uri mwikorera muri ejo ndabizi ko uba wikinira wowe ntanatuze ngo ngumire iki ngo umwanya w'ibaserere ukamubwira nyine nose uko ubizi njyana ntazi iwawe n'indani imyenda ngo bigende ndabidaye nyine niyo mpamvu mbanje kubaza si bagi irimo amashini nsanga nta none se mashini reka mubaze imyenda hano turambarana ntiwaza ngo buri kintu wambara rero uburyo no kugenda imyenda ukeka nta kenda waguze umaraye gashyashya uje kundatisha ahubwo nyereka cyangwa akaba ari nk'akabwifuti unzaniye ese wabaye iki none se wari ko nkireba ese ntabwo ubona ko nafite imikino wapfundikira gatera amatsiko mane kadebe wana ari udusitire waguze nawe mbabarira nirebe nambara bafite nakubwiye ko nirwara imbabarira nuko uburwayi se no kuma igikapu nkarebamo mbitwaye urebamo iki se ndebamo ibintu biri kugenda no kuko imyenda wabura nayo turahana wabura iki mu Rwanda tutanga nubwo ntiwabura ikintu wambara utajya ugendana imizigo
ukabyimba na boro zawe rero ukagereho imikino iyo ndi mu mikino koko uranyoye niba ntari mu mikino yewe nagize umuntu urwaye nyine n'utwo ngo wambwiye ngo urarwaye uri ku miti nakubwiye ndwaye n'ibicanye ndwaye ibigani yewe urwaye se wijigije aho igisore utari no kwifunika urwaye kuwigimishwa si kwigimishwa nk'umurozi bite byawe rero nkubwira ngiye kubwira ariko sinshaka amahane kuzanaho ibintu nyine byinshi nakubwiye ko nirwariye mfite n'ikindi kibazo kandi nawe ntabwo ujya kuncira urubanza wakwirukanye se ntibanyirukana dirode ikibazo ufite nk'ikibi koko nananjye ikihe kibazo kurira amazi nanjye nahoze makare iki ni ikihe kibazo ngo se hari ikibazo cyabaye bakaba batambwiye ko umuntu twavuganye mu mwanya washize yego sinshobora kuntera ubwoba shaho muzi mu rwanda nta kibazo bafite nawe nkaba ndi kukubona uri muzima na bro akaba yaje kumufungurira twese turi amahoro ufite ikihe kibazo uri kwitezaho azi ko wabyibagiwe ufite ikihe kibazo akazi umeze neza uri sefu mu rugo bameze neza ndetse n'ibindi bibazo mu kazi se niba kubwira ko mperuka cyagenze bite se utambwiye nyine ubwira ko mfite ibyo narwaye waye se bitageze anjine urimo uravuga ndetse ko utabimbwiye ko warwaye hari ngiye mukuru wawe uri hafi iyo urwaye ushobora kumbwira ngo azaba kurwaza wararwaye ntiwambwira ngo njye murebe naje kurwarira hano nabonye ariko okay kari ubundi nyine wabuze tesite y'ikihe sida nawe urimo uranseka umeze nk'uko ufite malariya sida aho tesite zose n'ikiri gupeta yabishaka na tesite y'inda hari iy'ida hari iya sida hari iya malariya n'iy'abana n'izindi z'amaraso narabivuze rero ko nari maze nk'amezi agera kuri abiri utanerege uri kwikinira reba hano nyine tureba neza nireme ko utabigiye kuvuga neza utagira gute se bagire reka nibwirisha ku ruhande n'ubundi ikintu cyawe hagira n'umuntu wo kuzibara ute igiza iciye ibyo ngibyo biragaragara wasanze ugise gute anyway nabyo bivuga neza ko utamuranyisha uhamagare ntube bajya kuzana tesite ngiye ngo upime ushitumye none se ubu uhamagare urishuwa nose uri kumva ndi gukina nawe ndahamagara ngombwa ko uhamagara kuko n'undi nanjye ndayikina nagenda oya reka mpamagare Claudine agenda ajye kuyigura nimba kumuhamagara ko nanjye ndayitanga niyo ukoresheje uyu munsi se ntabwo ari uyu munsi namenye amaze icyumweru kimwe nizere ko cyo uri muri ikinira nkayoberwa impamvu umutima wawe urimo urateraguza gutya mbona wagize washinyitse nta mubiri wawe urimo urajya urwaye niba rigira intambara ubwo urumva ari ibintu byo korohereza none se uragira njye kubibwira niba ikintu kiba cyabaye turagira ibyo ntibisubire inyuma igihe bigenda bite niba mbikubwiye ndabikubwiye ngo bigenda gute se nyirahise ngo ariho turi kumurezi sa bivugaze neza iyo tesite ndabizi cyokora mwana
ibyago biba hehe biba hehe uri igicucu cyaba kimeze gute kitagira umutwe kitazi no kwiproteje iyo test rero ndemera kubonye ngewe ntabwo ngewe mfa kwemerera gutya ku munwa nizere cyokora mbabarira mbe ndi mu nzozi ndimo ndarota atari ibintu by'urimo urambwira mbabarira pe mbe ndi muri izo nzozi sinze gukanguka kuko sintekereza ubucucu n'ubwo njye waba ufite ukuntu bwaba bungana kugeza gute komera nyereka nyine basi nyereka mbanze nanabibona udukoni tubiri ndimo ndatubona koko sivugishije ukuri koko wose uratwite ibintu ndi kubona nibyo cyangwa ndi mu nzozi basi ntigukanguka nasanga ari ukuri nase mbabarira ubanza urebe hano oya mbabarira ubwire ko ibintu ndi kubona oya ibyo kurwara ntabwo bindeba ujye kubitubwira umugabo waguteye iyi nda ntabwo ari njyewe uza kurwariraho ubimenye urabyiteho ubimenye nta n'isoni ndimo ndakubaza utu dukoni tubiri ndimo ndabona ese kosa n'ibyo uko mbikubwiye ubu se noneho ngiye nkabicaca kumva ngo umuntu nawe yarabyaye se ubwo ngubwo umwaka washira cyangwa amezi 9 ashira narabonana nawe ko n'ukwezi kutasha n'ibyumweru bingahe nkubona yaba ari ibi nyine ko mbizi kubera iki nyine nabikubwiye se n'uko cyo utanyumva nyine ahubwo ukaba ushaka kuntererana gutyo ngira gutya utererana cyangwa ushyigikira usibi ni ibintu byo wakoze singibi kwerekana kwijugunya ngomba kuyifotora ndarara nyeretse mama arebe iryo yagushije arebe umukobwa wiwe none se ntiwigaragaje ngaho tekereza nyine umuntu ufite mu mutwe na kondomu wariyo na kondomu ntabwo none ibintu byose kucyo bivuga nyine hoya ndamuhisha iki ntabwo ari mama wawe ntabwo ari watubyaye ndamuhisha iki uzayisha ntabwo nzabimubwira nk'uko nta muntu uhisha inda ibyo nyine ntabwo bikora uzabigenge mbe mwibwira wese namubwira ati dore umukobwa wawe dore niba wanze kuncumbikira najya n'ahandi nta kibazo niba ubyanze nta kibazo cyangwa nzagucumbikira nta kibazo ujya gukora ayo mabi yawe wigeze ngisha inama wavuyeyo urambwira ati gutya na gutya ibi n'ibi ngibi byambayeho ahubwo ibintu byose sikuzi ubikubita ku muntu byarangiye uje kumbwira iki uje kumbwira ngo waguteye inda usanga uwayiguteye umuntu wayiguteye rero noneho sasa niwe ndimo ndashaka kazane telefone yanjye impereze nimero yiwe muhamagare umuhamagara se umubaza iki herewe byarangirira ahangaha tutagiye no kumureba ahubwo tutagiye kumureba kuko umeze gutya uragira ngo mere gute oyanjye ntabwo ndi kubyibusha umva ubaye nabi ndebera ukuntu umeze ndebera ukuntu agatuza kabaye ndebera nta nubwo wagira n'amavuta aracyakufata yewe ubu ndi kubyibaza uburyo baba gutenda gusa ubu warebaga he wari uri mu biki nyine wari uri mu biki wikifatisha urimo urarasira muri agatera imana agahinda ugiye gusambana ureba hehe wigize impuza gusa ndakubwiye ngo urambwira umuntu waguteye wikigira gutyo ndakubwiye bose ngo ugomba kumubwira niko nkubwira ajye kuzana telefone yanjye ngiye kwigisha ngo twirize se kutarize bajya kuyigutera wari uri mu biki ndakubwiye wicara ahanga mama we nzaba ikintu reba hano wari uri mu biki nicyo kintu ndimo ndakubaza umva reba hano wihanagura nyine kuvugana nawe kumbwira umuntu waguteye inda urabyemera njye kuzana telefone yanjye iyo mbaze muhamagare nicyo kintu ndimo ndakubaza kuzana telefone yanjye ibi byose birashoboka tuza nigire ntabe ntaciye insimo ibintu wanshutse nkakora none reba ntasanze ndi kureba ndayisana nimero z'uyu ngayinyanagiga nicyo ndayikeneye ahangaha niba ibyago byarambaye umwije wa mbere kuko byabayeho muri iki gihugu ku buryo ungenza gutya
wumva utamfasha nanjye kurwarira hano nta kibazo ubwo reka ngende nzapfire mu rugo nta kibazo. Ndakubwiye ngo shyiramo nimero yawe nanjye ngo nimero shyiramo nimero y'iyo nyana y'imbwa y'umugabo wawe yaguteye nyine kuvugana nayo. Gira vuba vuba ndayikeneye nimero nyine kuvugana nawe. Gira vuba. Ya nta kibazo reka nitahire. Gira vuba ndayikeneye nimero. Uravugana n'umuntu utazi ngo bigende bite? Ndavugana nawe mubaze uburyo yaguteye urya nirinda muri ubu ahubwo n'iri joro nureba nawe turagenda tujye kumutera ahawe. Ubu kuntu uri kunkubita byoroheje. Ubu kuntu uri kunkubita gutya nk'ubigeze ikibazo ku mwana wanjye wambwiye. Umwana se karahangwa nakwereka wagiye kwitwita se twabivuganye. Twarabivuganye nuko nagufataga ku buryo uri kungenza. Umugabo ari hehe? Ishema uduhesheje nk'umuryango ni irihe? Oya ishema uduhesheje nk'umuryango ni irihe? Gira vuba vuba nkeneye nimero. Wamuhamagara kuri telefone yawe wameza nka yanjye. Gira vuba vuba. Umukobwa w'ikigoryi kingana gute cyaba kitazi kumenya inda umuntu wayimuteye ngo amenye nimero ziwe mu mutwe. Shyiramo nimero ziwe ahangaha. Gira vuba vuba kuko n'ibingizi inda nayicomeka nayo ubwayo ijyemo umuriro. Ntabwo waziyoberwa ko reka nayo njya kwishyura ku muriro. Njya kumubwira ko ari frank amana no kumubita numva nakuru unamenya ko ari frank gusimbukira none nibwo aranyicira rimumva kamwe kuri twatuze ariko ndenda gupfa narize none ndumva apfuye neza natanze kubazi numva nakakaje bari mushiki wanjye wundi nari kundi kuri Paul nzi kumuhereza nari natekereje ko ari bumbaza asumba umutekano tukinishe ariko ndi kutwa Nubwo ntabwo uramenya se nimero ziwe. Ntabwo uramenya nimero ziwe. Tuve ko none ibibazo ubujiji waba ufite utazi nimero y'umuntu mwateranye telefone yatse nanga kumukura nyine ku buryo no mu mutwe waba utagize ubwo bujiji waba ubutoragura hehe. Telefone irajyamo rimwe irajyamo kabiri ndahita nyizana umuhamagare niyumvira n'amatwi yanjye. Ese undi iyo ndarayemera? Yego yakubwiye ko ayemera ari ready. Reba hano erega niwe ndimo ndakubwira niwe ndi kubwira ni wowe nyine. Ese ko narakoze ikosa n'ibyo bintu byo gutuma mfata gutya sari umuntu. Kuki warikoze? Ese ari umuntu utabira gukosa. Kuki warikoze? Habe byakubaho. Reba hano ongera ubimbwire. Reba hano ongera ubimbwire. Ese ubu nunyicira umwana uri kumve bari. Umwana wande iyo mbobo turayizi. Hari ahantu wayerekanye. Tumuziye none se nyine kumbwira iki nawe ukumbwira iki urimo urambwira iki ikibazo nk'ibyo ushaka nta kibazo ariko reba hano turebe ugize gute none ugira umwaka kwihakana sha ndakubwije ukuri ndamukurisha iri joro ntabwo uri buryame uje ngo guhungira ngo kwande ngo hehe. Reba hano ese ko umeze gutya uragira ngo mere gute ibibazo bakabigaba ubu se ukuntu ukumbwira uko byagenda ukagira ikintu bigende gute gutumye ujyayo warambwiye wagishije inama giye byo ndabizi nagushuminuraho bigeze ubindira jewe nyine wigeze cyangwa ibyo ubindira ku buryo umbwira ngo uje kuntura ibibazo ko bintura se ngende Kristo ndi Yesu Ganani sonorete n'urutwe tagiye kwa mukuru wanjye gukora iki ugiye hehe ugiye ngewe naragutumye nigeze nkugira inama ndakubwiye ngo ndagushakira akamambiri ndakwereka ntabwo ibyo bintu uri bubimbye ka telefone ijyemo umuriro umuhamagara umuntu nkeneye kumubaza ibintu bibiri amubaza uburyo mwateranye inda uburyo umwana amwemera cyangwa niba atamwemera ese uwo muntu ubundi ni bwoko ki reba hano uwo muntu ninde ni bwoko ki n'uwaye
ngomba kumumenya none zisandi bumumenye ndakumenyesha ko ndi bumumenye neza na telefone umumenye kuko ubu se habuzemo n'akanga kajya kwica abona yatse haje n'akarira kiye izo nimero iri bintu mwibariza bingahe 07 kangahe nabi muteguza ko mugiye kuvugana rero muteguza si kingegera ese uri kwita umuntu ingegero utazi umushaka icyo yaba ari cyo cyose kuko simuzi yaba ari umuntu umugabo muzima mwakabaye muzanye nawe guherekeje ahubwo ati twagize ibyago gutya ariko umwana wanjye ndamwemera twakora iki twihutisha ubukwe ibintu bive mu nzira nta n'umuntu n'umwe urarabukwa none kirere utetse n'urukengo nagize ibyago ngo urabona ngo ndarwaye se urwaye iki urwaye yo kukwica isoni waruje kumbwira ubusa ni inkuru nziza waruje kumbwira ni iki waruje kumbwira umubwire iki Aramukubise ndarinze ko muri kuvugana n'agahinda kenshi nongera nawe igihe mukuru wanjye bazabafasha gukora mukugana ariko mwana urashira ukisoni none se ubwo wagiye kubwira mukuru wawe wumvaga udafite ikibazo none se ubundi byagenze gute kugira ngo ujye kubwira mukuru wawe mwagize gute umuntu nkeneye kumumenya nkamujyana no muri ribu agize gute ado ni mukuru wa nana murimo muravugana ngo bimeze bite ibyo bintu niba twakiganiriye ngo bimeze bite ibyo numvishije ni mu nzozi ngo niki mufite ngiki iyo ndubatse inshuti yanjye ndubatse niba wubatse se nyine wagiye gushuka uyu mwana ushingiye ku kinka wari uri kumutesha gahunda ushaka iki umutesha umwanya ko numva se wenda kumutera kuri telefone ra kereka nkubonye arakungesa akira ijoro bitabaye ibyo ngibyo ndaje njye kuririmba ntabwo ibintu nabyina ugize gute nese ko n'umuntu w'umusore byibuze uri buze tukaganira tubukwe tukabwihutisha none ngo urubatse ariko se nawe gwe nta abagabo b'ubu ngubu mumeze gute mufite mu mutwe murabara bimeze bite ndimo ndakubaza mufite mu mutwe ni ibiki wagiye guca inyuma umugore wawe sijya gushuka uyu mwana muto iyo wabuze iki washakaga iki nkawe rero ntabwo wakakwiye kubizamo ubwo ntabwo bikoreye ibyanjye na nana wakabiri nuko rwose ndagira ngo umva nkubwire ndagira ngo nkumenyeshe ngo uyu nguyu ni amaraso yanjye ngomba kubyinjiramo ngo bikagerana kure ngewe iri joro ngomba kurara nkumenya ahubwo imbona nkubone kurenza kuvugana nawe kuri telefone urambabaje rero ko wumva reka nkubwire aho waba ushaka kuba uri inyuma y'isi urumva iki gihugu gishoboye gutanga ubutabera ntabwo wajya gufata umwana nk'uyu ngo ujye kumutesha umwanya umutesha igihe umwicira ubuzima nk'aho ufite umugore washakaga iki wari wabuze iki uziko nari navugaga ati byibuze n'umuntu w'umusore ugaragara uri buze tukavugana ati ubukwe tubwihutisha inda itaragaragara tutagira igisebe muri rubanda tudasebesha ababyeyi none nawe urimo urivugisha ngo uri hehe aho waba uri hose nushaka uri mu nda y'isi uri kubyumva ni ahantu na hamwe umuntu atagera uko wahageze n'undi muntu wese yahagera ndagira ngo mbikumenyeshe banza icyo ngicyo cyumve neza umwana kuba numvishe ngo wubatse se wubatse hehe wowe ubwo ngubwo wubatse hehe ndumva iki nana waje kukubwira ibyo bintu byose ko namubujije umva nkubwire ntawe uhisha inzu yahiye kuko n'umwotsi uragaragara uri kubyumva kuzagera imbere tukayibona rero uvuga ngo yaje kukuneza gute suye ntabwo mbaje kuba urajya hecara ahangaha ndakubwiye ngo hecara ahangaha n'uyu mugabo wamuteye inda ndamuteye noneho yabaye ikigo ryawe no kumenya umuntu wamuteye inda umva nkubaze umva mbanze nkwibwirire nkubaze ibintu ni bibiri ngiye kumuguhereza kubaze niba undi uyemera cyangwa utayemera nakimbwira ukabura mukubye rero sasa ako se noneho ubwenge wagiraga no mu mutwe warabihinduye ubijyana hehe
warahinduye ibijyanye ibibazo byo kujya kwiyandarika none dore washize ijosi ririmo riranagana ririmo riratinda nk'iry'inkoko hoye none ubwo birakabije washishutse washizeho ni ukwica sinakwica kwica ko wihishe ndakugirira impuhwe wowe wigeze wigirira impuhwe mu buzima bwawe ubu warazigiriye uri inzu unagana gutya reba ijosi irebe banza wirebe wabanje urireba mbere yo kuza aha ngaha wabanje urireba ukuntu umeze ukaba wishe nabi uri kujya kubyandikwa n'abagabo ubu turakora iki none uwo muntu ushaka kumumenya uramuhamagara ambwira ahantu ari nshaka kumubona hari ibintu bibiri nshaka kumubaza byiza ko ari mu Rwanda uramubona he ngaho mva kubera ikigoryi ubusa ni mu kiya gihugu urakimusangamo arakwandagaje yakugeze nabi kugeza igicucu urandagaye igiye gupfa nabi uriyihisha ku myaka yawe ndumva ntakwica rwose nakore nta kibuze na kimwe reka umuntu akwishe umuntu arifata akiyendeka ngiye kwa mukuru wanjye yega rwazi iki ni malariya urwaye ngo izakirira iminsi niba wamaze kwaritemu ni igiki urwaye uje ahangaha gutindika ahangaha ni igiki ko ndi kukureba mama we none azakubaga ndakubwiye ngo icara ndakumva nkumvamo iki ni kintu kizi muri kuntangariza nakumvamo ndakubwiye ngo ntabwo gishaka kuva mu rugo rwacu reka nambare imyenda reka neremo imyenda ubundi nze tugendere ijoro urajya kunyereka uwo muhungu ahaba ibyo byo kumfurakinga ngo ari hanze simbyemeye no kugira ngo umuhishe kugira ngo nyine umuryango utamumenya kanambara imyenda uramunjyanaho niba atari no mu Rwanda njyane no kwa nyina nawe hose ko ntabwo ntekereza ko buri gicucu kijya kuryamana n'umuntu utazi ngo aturukaye ngo ageze gute turara tugendera ijoro kaneremo imyenda reka nambare ndaje ndakwereka yuko ndi mukuru wawe yuko nagutanze kubona isubu urucucu gusa amaboko yamugaye umutwe nawe yawucunga ku mugabo muri kunde byarabi babarimiza kubonera n'ubu yaza nk'urugana wabona ashushukanye ariko kumva abantu ndahakubitwe ndeka Franka sinakongera no kubitekereza ibintu nk'ibi banyishe napfuye neza gusurisha umutwe nawe gusudira karimo jino de lisansi n'ubundi nawe kamera ntabwo arimo ntiyakunze kureza uvuye kwambara utambwira ko mani ibintu ari ibyo bintu waba wansarijemo ndi kubona kamera yari ihari utambwira n'umwanya wose wantesheje nashyuhiranye mu mutwe ubwonko ndumva bwatutubikanye urimo urasazwa n'ibishyize kamera wanteze kamera utabwira ko yaba ari Franka wose utabimbwira n'ukuntu ubwonko numva ngiye kubonana n'abo bantu bakeneye noneho aho kwishimira ko ari Franka urumva koko byakabaye kuko ni Franka nyine kamera wandeze ni Franka urumva Linda yaba ari kumara ikirango Linda ibintu wakoze ni ibi inano wanyoheje urangije utega kamera urihisha sinakubona mwazanye mbese muri makeya ikibazo kiri hasi kamubwire muranyemeje ariko reka nkubwire umujinya wari uri hejuru ngiye kubona n'abantu bahimukiye muri umuna wanjye tukumenya sinzi nk'ikintu ari gukorayo kubwira ngo umugabo ari hanze wari kurara umunyeretse domna nambariye urugamba ntanifubitse ni ukurara ijoro nta kuryama Aramukubise ararira ariko mana we natekerezaga uburyo Yesu bamubambye ukora Mana ushimwe Mana ushimwe pe ntabwo wishimiye umwana wakita hasi se uzashobora gushima Imana nguhaye icyubahiro wa Mana we nguhaye icyubahiro uhabwe icyubahiro namenye ko na Franka ari ukwishyura yuko dukuye mu menyo ya rubanda mu menyo y'abasetsi ushimwe papa ushimwe ko habagiye gupfa umuntu ijoro nta nubwo birabona kubasha kubyiyumvisha urakoze papa urakoze nzaritanga kuko ukuntu mvuga nabyegereje umutima wanjye inshuti yanjye ntabwo byari kurangirira papa urakoze habwa icyubahiro ariko ngushimiye
umwana wawe ndi hano ndagushimiye ushima wibiseka ariko tekereza urumuna wawe bamwangaje noneho ngo ku muntu w'umugabo noneho ugati si n'umusore ngo aza kubwira ati none se mfite ibi namwe muzana ibi duhurize hamwe niyo nta n'ubushobozi tubane bive mu nzira inda itarakura ngo igere hejuru noneho umugabo w'abandi si ugagenda batete yewe bane Inda ari umugabo uzi wubatse ufite umugore reka mubwire icyo kuri hariya aho wari kuba warakibaze nabi wari kuba uri igicucu kaje ndakongera pe umuze ahubwo yakoze kwigaragaza ko wakoze cyane kuko ariko abantu birimo abantu ikintu kigukijije ni kamera nicyo kintu gitumye byemera ko ari prank nabyemeye ujyana nabyemeye ubona nambariye nyine urugamba niko nta kuryama guha noneho rero mbikubwira ku munwa hatari gusa nabyemera twiromi si ubundi ubizi ko ari ibyo atakoze wose ukaba yanditsweho n'iki ese wamugani kagira inkuru n'umukozi baratesite wakuyeho umuntu utwite ndabona nayishe hari n'inshuti yanjye ariko nari kukuraburiza nkahamagara mama wari ubonye umuntu wongeraho wari umubonye nyine ubwo ndakubonye urambonye pe nanjye ariko umva ndakubonye nase so nyine jere umwanya unesheje imbaraga zose mu mutwe ugashyuhirana ubwonko bwose ngo urajya ikina indi mikino ndakwibikiye nta n'ikintu mfite cyo kongera kubabwira ndakubiswe imana yanjye mbega kuganga sinzabikumbura muri ubu buzima ubu numvaga ndi kwishyura umuntu bimwe yambaye ku mazi mwarabonye none reba ibintu nkoreye umva Yesu we aranyishe kandi waradusaye nk'ibishingwe wabibonye ariko ko abantu burya ngo mfite umuvandimwe mumbwire urafite nyine ubu se abahangayikira kandi uri kunyiruka rero se ndajya kwangarira ari byo ikigabo cyaba cyaguteye iyo kikajya kuntungana n'uwo mugore se kikamwirukana ubwonko ubwo niba ari wowe cyahise ubwo niwe mugore muto waba ugezweho none nibyo niyo nkombesha isi zo kwigana 250 TV show murabibonye bimbayeho ndakubitwe ndumva minise ndeba kandi koko ndarwaye ntimugire ngo byari ibyo guprankinga nabyo ndarwaye n'ubundi ariko kubera ukuntu mbakunda navuze ati abakunzi banjye ntabwo bagomba kwicwa n'irungu ngomba guhiga akantu mba mbahaye mukaba muri kureba ibyo ari byo so guys mwakoze kwana natwe wowe babonye ko byagenze waduha comment yuko wabibonye ukatubwira next time urifuza yuko twakiniye game uko mubiswe n'amagame kuri 250 TV show tuyakina ukatubwira prank namukorera cyangwa se we oya we nawe njye namukorera mukandabura sibyo noneho tukareba umuntu ngaritonda cyane ako abantu bamwe muri bitonda bigaragaza ndamwibikiye mbabanye nshaka kujya kuryama ewe ndakwibikiye ujye ugenda ubyumva mu gitondo nijoro ku manywa ugati ndakwibikiye nta kintu uzamenya ntuzamenya umunsi ntuzamenya igihe ntuzamenya iki ariko mve ngo ndakwibikiye nanamuhindura it's okay umva urarashe